nyina urabona ku byabaye kuri mama wanyu. Rero hano urabona haje n'ikibazo gikomeye. Uyu mubyeyi yari asanzwe afite umutima ukomeye. Ku mwana wabuze imbaraga, icyo bisobanuye muri make. Uravura bizi mama yakoraga icyo ashoboye kugira ngo tubeho. Ubu koko tuzabaho dute? Urabizi nanjye ndi umuturanyi wawe. Nanjye sinzi ibikuba. Sa ukomere ku mutima. Bro, ukunda ubuzima bwawe. Bro, ukunda ubuzima bwawe. Nimba ukunda ubuzima bwawe, gira ikintu wirinda. Man, iyo nyikurungira muri famiye, wagira ngo hafitemo akazi. Man, ibyo bitumye ngwaho. Ubundi uzi icyo ndicyo. Umva man, iyi ntari tontoma imbiba ziri mu purafu zigahubuka. Mbese bivuze iki man? Man, sinamenya n'ikiri kukugenza n'ubwo uri kusakuriza. Umva man, uzi ikintu mushaka hose. Ine gahunda imwe gusa. Ese bro amakuru? Makuru ni meza. Nese witwa ngiki? Amazina yanjye ntabwo nyibuka. Nta kintu na kimwe ndi kwibuka pe. None se ninde wagushyize mu mufuka akakujugunya mu ishyamba? Ndavuga ko nta kintu na kimwe ndi kwibuka. Gusa ndibuka ko umunsi wa mbere nabonye abagabo babiri. Nabo baje bakahita bankubita. Sinzi niba aribo babikoze rero. Nanjye nashidutse nisanze hari ahantu. Sinzi uko byagenze, sinamenye ngo byabaye ryari. Nibonye kuriya nyine nanjye. None se mu rugo ni? Yewe nasanze uri mu ishyamba. Baruzi se wagushyize mu mufuka? Ase Patri uwo muntu wamukuye he? Kura ibijoro itaho ngaho nimba ubishaka waguruke mu cyane. Umva ukuntu ukinanukana. Niba wumva ubishaka uva aha ngaho ugenda. Nta burenganzira ufite bwo gusohora uyu muntu aha ngaha. Ahubwo uyu muntu nuramukuna mukozeho bizahinduka bikubere bibi cyane. Patri urashaka kundutisha uyu muntu wanzwe n'iwabo bakamujugunya mu ishyamba. Ya papa yari ahari arokura umuhungu yasaranye ibijori. Patri n'ubundi umuvandimwe mu gutumvikana habe na gato. Patri uramura umuzi wabo nuzi impamvu yatumye bamujugunya mu ishyamba. Ikindi cyo umenya buri kugira wa mutari cyane. Esundi uzaza ryari ukuntu tugukumbuye buri munsi mba numva nshaka kukubona mu maso yawe. Tukaganira uko twaganiraga duseka cyane. Turagutegereje. None undi muri kuvugana kuri telefone. Buri munsi muramwiyama kuvugira kuri telefone ariko n'unyuma. Itumeze iyo telefone ndimo muri kuvugana gira vaho. Iki? Kumba ari kuvugisha nyoko. Sinakwemye kuvugisha nyoko turi kumwe. Uzamuvugisha narapfuye cyangwa ndi muri gereza. no kwegereza serivisi z'ubuzima bw'imyororokere urubyiruko rimwe mu bizafasha kugabanya umubare w'abangafatira. Uzabicara hano bimeze ase uragira ngo bigende gute nimba utamu uburenganzira mu kandi ikintu mbona uri gufata umwanzuro kandi si byiza wakwira muhungu hano mu rugo ura muhungu wawe mu kintu kuba turi kumwe mu rugo wazabona byutse nkiruka kandi ari wowe ubiteye. Ushatse kuvuga ko usanzwe umuzi sera umuzi
yaguhemukiye gute sera? uriya muhungu ashatse kumfata ku ngufu agashaka no kunyica ariko byarangiye muciye wasanga n'ubundi yigize biriya kugira ngo azote. Uriya muhungu n'ibihemu bigeze kuri urwo rwego, niba ari uko ameze ntagarara muri uru rugo. Bita umusohora kuko yari amemukiye. Wanzani amazi tukama twari uko bigenda. Ikintu nakundiye mama ni uwa danje kandi uzi n'icyo gukora nubwo bitari kugenda neza kandi ndabizi mama azakira. Fina nibyo kwizera Imana kuko irashoboye kandi irakora niba aba mama wawe yakuvana abantu byabananiye nta n'umwe wakwizera. Icyo nkundira kwizera Imana. Se bundi bravo ninde wavuga ko Chris yapfuye? Urumva byaba simbimenye koko. Nica ndi kumva radio numva phone iramamagaye. Numva baratanya barambwiye ngo Chris ngo yapfuye. Nuko nanjye nabyumvise. Ari musaza wanjye uri muri Uganda kandi akaba atatwitayeho kandi numvise ngo ntabwo uragira ngo uburwayi bwiyongere kubera ubwoba wongere kubivuga. Serumo ubu ni njye ufite ikiraka kizima kuko hari ikindi cyana cy'igikobwa ngiye kwica ariko cyo nzabanzana nakirya. Serumo nzamufotagira nindangiza musugire ubundi temwica. Gusa ikibazo naramuka kuvumbuye azagusugirisha icyuma. Ubwo se azabwirwa n'iki cyo ndi gushaka? Musamenye ko ari wowe wishe umusaza yahita guhanya byihuse. Mbonye yabimenye ko ari njye nishe musaza natamwica byihuse nagutinzamo. Aha byihorere man. Yakumenye yakwirinda kubikubwira. Uko umuntu aguhisha ikintu mu myaka 6 ukazabimenya mu mwaka wanjye. Mbanze mubwire Dona. Iyo umuntu atarapfa agira ngo urupfu rugira amazina abiri. Nsigaye mbona wari haraje kwirirwa uvugira kuri telefoni cyane. Njyewe ubwanjye sinzatuma wongera kuyibona n'undi munsi n'umwe. Asanga ari ubwo mwahangamira se kugira ngo ujye wirirwa wiyenze bingana utyo. Cyane nyine. Ubu ndirimbo umuvandimwe wajya wihanganira umuvandimwe wawe. Ihangana ari mu kise ko mbirambiwe. Ariko ubundi hari ikindi kintu dupfa atari kuba turi umuvandimwe gusa. Ubura hazi kandi ikindi n'umuvandimwe wawe. Sibye ko niyo mva muri iriya nda ya nyoko nari kwicuza buri kimwe cyose kandi simvukana nawe nubwo mbona muri uru rugo so kumba mese mba narapfuye. Nkubwira ikintu kizaba sindi kucyumva. Wowe na nyoko nzaba hindi si itandukanye n'ingi muri kubona. Mwese nzabashyira mu isi y'umukara kandi izababere nziza. Akundi ko ruvuga icyo bintu basaba ko ukamvana wumva yanakwiya. Sinyeneye kumva ayo magambo nkayo uhora umbwira. Nta kibazo tuzabireba. Man.
wanjye, ndashaka kumenya ikintu uri gupanga. Sinumva ukuntu uhora witonze nta mpamvu. Buri munsi ndi kukubaza aho nkumva sindi kumenya ukuntu uteye n'ikintu uri gutekereza. Icya mbere, mushiki wanjye muraziranye cyangwa ntimuziranye? Ni ukubera iki se ubimbajije? Wese ubwa mbere warambonye mu maso yawe? Ibyo nkubajije wabyumvise cyangwa ntiwabyumvise? Mushiki wanjye muraziranye? Njyewe ntabwo muzi, namubonye uyu munsi, gusa nabonye ari umugome birenze ukwemera. Sinzi niyo Umuvandimwe. Reka nkubwire mwana, sinzi imikino uri gukina. Icyo utazi cyakoze imikino yawe ndayihaza. Nakoze iki se kandi none? Kandi ndakekana hariya mu ishyamba ari umukino wari wanyu. N'ibyo bisebe byawe wari ubisanga. Bangu yanjye. Nese ubwo nishyize mu mufuka ndihambiye. Ubwo none gufata mushiki wanjye ku ngufu